Muraho, ndabakiye. Mu mateka y'u Rwanda hari amazina atazibagirana, ariko hagati muri ayo mateka rimwe mu mazina agarukaho cyane ni irya Paul Kagame, umugabo wahinduye amateka y'igihugu cye uhereye mu ivumbi ry'intambara kugeza ku gihugu gifite isura nshya n'iterambere rishya n'icyizere. Paul Kagame yavukiye muri perefegitura ya Gitarama mu mwaka w'1957 mu gihe u Rwanda rwari rukiri mu ngoma ya cyami, ariko ubwo yari akiri muto imiryango myinshi y'abatutsi yahungiye mu bihugu bituranye n'u Rwanda kubera ubwicanyi n'ivangura. Ni muri ubwo buryo Kagame yakuriye muri Uganda, aho yakuriye ari umwana w'impunzi ariko afite icyerekezo cy'ubwigenge no kwishakamo ibisubizo. Mu ishuri no mu buzima bwa gisirikare, Kagame yamenyekanye nk'umusore w'umuhanga wicisha bugufi ariko wumva ko nta